agatungurusumu ko nikagirara akavura mibe cyakoza da akaturaza kubigeraho cyane kibari kimwe cyagapfura bagyumve neza iminsi 3 yonyine uhindura ngo nukuvuga ngo iminsi 3 gapfura ibikizi nta mva nandi waza mwebwe mudukurikiye uyu ni wa mwanya mwiza tubahaye ikaze hano ku Buzima TV ndetse no ku yindi channel yitwa Ubugingo Buhoraho TV. Uyu munsi rero nshuti mudukurikiye kandi bavandimwe muduteze amatwi tugiye kuganira hano ku Buzima TV. Njya nkunda kubagezaho ibiganiro by'imiti itandukanye ishobora kubafasha ku bagabo batagira ubushake, ku bagore batagira ubushake, batagira amavangingo ndetse n'abantu babuze urubyaro. Njya nkunda kubabwira imiti ibavura. Rero amazina yanjye ubundi banyita abantu benshi Buzima TV, ariko n'izina urikeneye nitwa Mutimukeye Marie Florence. Telefone yanjye ni 0785 532 6 uramutse ushaka ko tugufasha ushobora kumpamagara kuri ino numero. Ngira ngo nawe ushaka kubabwira numero yawe. Nanjye nitwa Maniragaba Innocent, nzwi kuri channel Ubugingo Buhoraho TV, kandi numero yanjye 0783 338 0 kandi nsubiremo 0783 338 0 murakoze kabisa. Imana igumugisha. Rero nagutumiye aha ku Buzima TV, ufite ubuhamya kandi burenga ubuhamya rwose, bimenyetso birenga kimwe. Ngiye ko wigeze gukora kunywa umuti uvura abantu barwaye amaso, abantu barwaye kutagira ubushake, nayo ni indwara rega buriye. Kuko ubundi abatubandirije bahora bavuga ati umugabo nyamugabo nunoza amabanga y'urugo hariya muri cyagiye cyo gutera akabariro. Wabaze kubizi se? Ibyo byangomba. Wigeze kumbwira rero ngo umuti warawunyweye, biba ngombwa ko mutumira hano ku Buzima TV nguze ubwira abantu ubuhamya. Kandi umuti wakoresheje rwose ni umuti gakondo usanzwe, nta nibirenze. Wari warambwiye ko rumaze igihe kirekire ngo n'umugore ngo arya ngo arajye no kwisubirira iwawe. Iki ngiki cyo ni ukuvuga ngo ubushakashatsi twakoze kandi nakoze njyewe urabona izi mbuto muri kureba kandi tangawizi. Tangawizi ifite imbaraga cyane. Uri kureba iyi karoti uri kuyibona, muri kubona ni itungurusumu. Ndimo ndabibona ari byinshi, ahubwo ikamyereka abakunzi bacu babashe kubibona. Murabona ko dufite n'igitunguru. Ibi rero ngiye kubakoreramo, ngiye kubabwira ukuntu wakwifashisha ibi ngibi kugira ngo ubuzima bugende neza. Murabona bari kubibona. Uri kubona yuko iyi tangawizi muri kwireba mbere y'ibindi kamanze muri ku kintu cyitwa gapfura suyizi. Gapfura ndayizi, indi ituma umuntu atavuga ugasanga iryanize iraza igafatamo hano. Iyo yaje hano haza amatakara hano. Amatakara bayita amatabaza. Amatabaza icyo bashatse kuvuga buriya iyo haje amatabaza hano ni ukuvuga ngo abasikare b'umubiri gorobirebura ziba zaje gutabara, bazumije ko habaye ikibazo. Kuko gapfura ni indwara iza ikatakamo mu muhogo igatutika, yamara gututika ikabyimba. So biziko bibyimba ikaba nk'ibintu by'ibiraso byibumbye. Iyo bimaze kwibumba rero bwa mbere bihera mu kanwa, bakaguhara nabi bigasagaza duke bisigaye tukarandamo hirya, urumva, tugakomera tukaranda. Uko bagera guhara ikira hari twasigaye tugera turanda ukagera no mu mazuru. Wari biziko hariyo igera mu mazuru, igera mu mazuru ikazitwa amazuru mo hirya mo ndani. Bivuze ngo iyi gapfura rero, iyi gapfura igeze mu mutwe leta babona gapfura kuko uco gifunga amazuru umeka bikanga. Suri kubyumva. Ubwo byanze rero kugira ngo rero uyifatiranye itari yaki uko nabigendeje kandi maze gufasha n'abantu barenze n'icumi. Twahera kuri gapfura. Twahera ku ndwara yitwa gapfura kuko umunsi turavuga ku ndwara zigeze nko muri 5. Yego. Izo turavuga. Ivuga ku ndwara nyinshi. Iyi gapfura rero ni ukuvuga ngo ifashe kano katanga akakonyine mu bukayera. Mvune hano ntabwo nibuza kuvuna ariko akakonyine bagafata bagenda bakenyaho gakeya kamera warangiza
ugafata ku gitunguru ukagitonora neza wamara kugitonora ukarimo gatoya. iki ngiki bacyita igitunguru gitukura. Niyo abantu badukurikiye ni kugira ngo mubimenye, iki ni igitunguru gitukura cy'ikijumba. Yego. Cyangwa se cyawe niyo cyaba icyumweru ngo nta kibazo. Kuko nacyo kigira imbaraga gusumba iki. Subizi se. Iyo ufite iki gitunguru cy'ikijumba ko tukita. Cyangwa agira icyo cyumweru. Uhekenyaho gatoya. Kuko kiba gifite ubukare bukaze. Kijya mu maso kikuba cyakugira nabi. Wenda rimwe mu kiba kirimo kukuvura ko gituma ubonaho maguza amarira akaza. Subizi se. Ubwo rero iki gitunguru ibi bibiri byonyine birahagira kugira ngo ukire gapfuye. Aka kantu konyine ukariye uyu munsi igitondo kigoroka niyo warya akagace kigoroka kamara neza ejo mu gitondo ukaryaka sibyo kigoroka ukonye ukaryaka aka ubwo iminsi ibiri ndakeka gapfura wayirwaye mukamuguma mu byatangiye kugitiza igihe n'umuntu ayirwaye igihe gihagije baramvura ikagaruka iba koronike ngeze aho mfata icyo bita kapusine urayizi? Gapusine ndayizi. Gapusine ni icyatsi kirandaranda mwebwe mudukurikiye muteze amatwi. Gapusine ndaza kubashyira ku kiganiro munaza kuyibona. Gapusine ni akatsi karandaranda kagira indabo z'umuhondo cyangwa umutuku nako kavura gapfura. Kapusine rero iyo urwaye gapfura ukayirya iroroha hasi iminsi ikagaruka ikoroha ikagaruka washyira mu mazuru ikoroha ikagaruka n'iki ariko aka kantu kitwa tangawizi n'igitunguru urwaye gapfura uyu munsi ukazaza ejo cyangwa ejo bundi ukazongeraho ukagafata kane ukagahekenya wamugahekenya gato kuko wekenye kenshi karagushara mukakugira nabi n'umugabo n'umuntu akagashaka kuhatwika ugenda uruma gatoya kumanza watuza ukagacira ikindi kamve ukarema ku gitunguru cyuko ukamera ntabwo igitunguru cyose aka gatunguru sumuko ko nikagirara akavura amibe cyakoza da akaturaza kubigeraho cyane ikibazo kimwe cyagapfura bagyumve neza iminsi 3 yonyine uhindura ngo nukuvuga ngo iminsi 3 gapfura ibikizi nta ndwara yazizanaga. Ubwo abantu mudukurikiranye bavuga ko ufashe tangawize ugafata n'igitunguru ibyo bintu uko ari bibiri ni ukuvuga ngo uburwayi gapfura hano haratangiye kuzamo amatabaza harabyimbye ukajya ukora kumva ni nk'akantu kagashaza kaba kanakurya erega umuntu anahinda umuriro bari kutubwira rero yuko ngo ukoresheje iki gitunguru muri kukibona ugakoresha n'iyi gapusine. Iyi gapusine muri kuyibona ahantu henshi ku isoko uragenda ukayibona. Tangawizi na gapusine nayo ivura gapfura ariko twazanye tangawizi n'igitunguru mu minsi 3 gusa niko uyu muntu wabikoresheje arimo aratubwira. Ubuhamya bwa mbere turangije. Ubu ni ubuhamya bwa mbere. Tugiye kuja kuhamya bwa kabiri. Iyi karoti mo kwireba. Karoti barimo barayibona. Iyi niyo wafata intoya na mwumva mufatire. Iyi karoti rero uri ifite imbaraga zikomeye. Nabone izi karoti. Iyi imwe nayirya mu gitondo. Iyi ndi nkazayigesha. Iyo ndi nkazayigesha bundi. Ubwo nuvuga ngo urayikoresha iminsi 3. Cyangwa se ngahitamo kuva ni ndayiteka mu biryo. Iyi ngiyi ndayihekenya. Iyi nzayihekenyesha ariko iyi ndayiteka mu biryo. Ubwo n'abandi nabo barafata izindi. Ubwo iyi ngiyi ni nkekenya. Ikintu cya mbere mu ivura cya mbere ni isereri. Isereri, karoti ivura isereri. Iyo ni indwara yambaye karoti ivura isereri. Isereri rwose irakira. Iyi ni indwara ivura amaso. Ubwo ni indwara ya kabiri. Iyi mfite izimara no kuzikaroti zakiriwe ejo.